bakuramo imyenda, umusaza wanjye aguma ahagaze. Umugabo umwe aturuka inyuma araza aramuniga ngo ntago wumva icyo mvuga. Sha arahagarara arababwira ati byose ni ugupfa no gupfa, ntabwo nakora ibi bintu. Muri make bashakaga ko umusaza wawe arongora mushiki mukuru wawe. Yego. Ubwo ni mushiki we. Nibyo babaga bashatse kuvuga. Umusaza wanjye yarababwiye ngo nimunkorere icyo mushaka, ngo ariko ntabwo ngiye gupfa nabi. Umugabo yamuturutse inyuma, hari ahantu hari amabuye, hasi hari andi mabuye, kari akantu kameze nk'agasozi. Amuturuka inyuma, araza amukubita umuhoro ku ijosi, amukubita undi mu nda, aramusunika. Yagiye atembagara kuri ayo mabuye, aragenda agarukira ahantu hasi ategwa n'ikindi kibuye kinini, umutwe utakara hasi. Baraje urumva nk'igitsina gore cyari aho, ntabwo bashoboraga guhita bisha igitsina gore batabanje kubakoresha ibyo bumvaga bo bifuza. Baraza abagabo bose uko bakabaye, no barangije barasoza nyine ibyo bari barimo. Ngewe numvise ngiye guhera umwuka, ndababwira nti ubwo mukuru wanjye we kuko bari benshi ntabwo yashoboraga gukandagira. Wabonaga nyine ameze nk'ugiye gupfa kuko igikorwa cyamaze umwanya munini cyane. N'umusimburanaho kamera. Turagenda tugeze ruguru, bafata mukuru wanjye baramutema, bamujugunya mu mazi, bamunaga mu mazi. Mama nawe baramufata, bamugubanura ijosi, bamunaga mu mazi. Njye ngenda nirukanka mvuga ngo hatagira undi muntu umenyera aha ngaha akahita anyica. Bw'imizigo ndagenda ngeze mu mazi hagati, yagongeye kubona mbona mama ari kurwana n'amazi, arazamuka araza ashaka gufata ku bwato nari ndimo, ubona nyine agenda arwana. Kurumva ntabwo bari bamutemye, bari bamugubanuye ijosi. Umusare aramukatira. Iyo nza kuba nzi koga nari kwijugunya mu mazi nkamukuramo. Nanga kubwira, ntekereza ko nshobora kuba mfite nk'ihungabana kuko hari igihe njya numva nzahura na mama wanjye, kuko ntabwo namushyinguye. Mpora iteka ryose nibwira ntiburiya yaratembye, wenda urufunzo se ruramufata, wenda buriya wasanga ariho, ariko ni bimwe nyine by'amaburakindi ubwo yaje gupfa. Sinzi impamvu iyo sura buri gihe ingarukamo. Hari n'ubwo njya mbaza Imana ni kuki ibi bintu buri gihe bihora bingarukaho. Akenshi baryamye nkongera nkabona ya sura azamuka ajya gufata ku bwato. Buri gihe nyine intoki za mama zimpora mu maso agiye kubufata. N'imyenda, umusaza wanjye aguma ahagaze. Umugabo umwe aturuka inyuma araza aramuniga ngo ntago wumva icyo mvuga. Sha arahagarara arababwira ati byose ni ugupfa no gupfa, ntabwo nakora ibi bintu. Muri make bashakaga ko umusaza wawe kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube. Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. komere cyane, kandi nkushimira ko wabashije no kugera hano ukaba ugiye kutuganiriza bimwe mu bihe waciyemo. Umulisa Joseline yarokokeye he? Twavuze ko yarokokeye Kibungo, ariko ni inzira zitandukanye umuntu aba yaragiye acamo kugira ngo arokoke. Mu muryango mwari abana bangahe? Mwasigaye muri bangahe? Jenoside muri make tuganirize urugendo rwawe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Urakoze cyane. Nitwa Umulisa Joseline nk'uko wabivuze, ndi shampiyoni w'igihugu mu mukino wa tennis. Narokokeye
ahahoze hitwa Ikibungo. Ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Iwacu twari umuryango munini, kwa papa na mama twari abana 9. Ariko ukaba wari umuryango munini ku buryo mu murenge ugize, muri buri murenge ugize akarere k'iwacu, muri buri murenge hari harimo umuntu wacu wo muri famiye. Nari umwana muto, akenshi iyo tuvuga amateka yatubayeho, ibyatubayeho mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari ababa bibwira ko babonye uko ungana, hari ababa bibwira ko wari umwana utibuka uko byagenze. Buriya brain y'umwana niyo brain ifata ikintu ikagikomeza mu mutwe ntinakire kure. Cyane cyane buriya umutwe w'umwana usigaramo ibintu bibi byinshi kurusha ibyiza. Nari mfite imyaka 8 ariko nta kintu na kimwe ntibuka. Na cyane ko mu muryango w'iwacu, mu bantu barokotse iwacu, nijye muntu usa nkaho wabonye bibi kuruta ngira ngo abandi twarokokanye. So twari abana 9 ariko twasigaye turi mbarwa. Ntabwo byari byoroshye, ariko ubu iyo tugeze muri uku kwezi kwa 4 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, birongera bikagaruka, ni nkaho ari igitabo wasomye cyongera kikagaruka mu bwonko bwawe, ugatangira page ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, uko byagendaga ukabona usa nkaho uri mu gikorwa n'ubundi. Ndibuka hari ku manywa y'ihangu mu karere k'iwacu, ntekereza ko nta muntu utaruzi umuryango w'iwacu, kubera ko twari tworoye, twari dufite intoki, nta muntu w'iwacu wigeze asonza. Iwacu twarahingaga, twarakamaga, tugaha imiryango yose tutitaye ku muntu uwo ari we. Ariko ntabwo ibyo bigeze babyitaho, kubera yuko abatwishe n'ubundi ni babandi twafashaga. So hari ku manywa y'ihangu ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4. Yego. Twari mu rugo dutetse twese nk'umuryango. Indege Habyarimana yari yaraye ihanuwe. Ariko abantu twese ukabona ko abantu bakuru bahungabanye, bagize ubwoba. Kuko n'ubundi ntabwo ibintu by'amoko byatangiye uwo munsi, byari bisanzwe bihari. Kuko njye ndibuka ko nigaga mu kiburamwaka cya mbere, ariko bajyaga baduhagurutsa n'ubundi mu ishuri ngo Abatutsi nimuhaguruke, Abahutu nimuhaguruke. Ibyo impamvu mbivuga ni uko indege ya Habyarimana yamanuwe, abantu batangira guhita batekereza ikigiye gukurikiraho. Bitewe n'ibyari bimaze iminsi biba mu mashuri, gutotezwa. Twaratotezwaga cyane, nkanjye umwana muto w'iyo myaka, kumbaza ngo kuvuga ngo Abatutsi nimuhaguruke n'Abahutu nimuhaguruke, ntabwo nari nzi niba ndi Umututsi cyangwa niba nari Umuhutu. Kubera ko ndibuka ko nahagurutse habiri. Hanyuma umwarimu wanyigishaga araza nkurura ugutwi, arambwira ngo jya kubaza papa wawe ubwoko bwawe. Papa wanjye yigishaga aho kuri icyo kigo nigagaho. Njya kumubaza, ariko nk'umubyeyi nyine uhita ubona ko hagize agahinda kabura icyo gusubiza. So kuri uwo munsi rero twagiye kubona, twari dutetse twitegura kurya, tubona marume yavukanaga na mama araje yirukanka, ko ntabwo twari dutuye mu murenge umwe. Araza aratubwira ati nimuhaguruke tugende, byakomeye. Ati batangiye kwica. Njye nk'umwana w'ikibondo numvaga nishimiye ko tuvuye mu rugo tugiye, kuko urabona uyu mwana avuye iwabo agiye, uba wumva ari nk'umunyenga. Turazamuka, abadamu basa n'abazamuka ukwabo, n'abagabo basa n'abamanuka ukwabo.
antuka abantu b'igitsina gabo twajyanye bari bake ariko ubwo hakaba hari basaza banjye bari bagiye kuragira inka abandi nabo bakuru banjye twari kumwe mu rugo so turazamuka twaje kumenya ko batangiye kwica koko aho nari kumwe na mama na musaza wanjye duhura n'agasaza kanjye kari kagiye kuragira inyana bari kugakurura hasi bagatemye ijosi ubwo ngo bari bakazanye iwacu kutwereka yuko akacu kashobotse ubwo twahuye nawe basa baratubwira ngo niduhagarara bari bamaze kumwica cyangwa bari bataramwica urumva baramwishe ntiyapfa bagenda bamukurura hasi yaje gupfa kubera kumukurura hasi kuko twahuye nawe amaraso yuzuye hasi ubona ko byarangiye baratubwiye ngo niduhagarara aho baraje baragenda barabanza bamuta muri tuwarete y'iwacu bari badusigiye umuhungu umwe wari uturinze hanyuma mama arambwira ngo nitwiruke ubwo ni famiye yose yego famiye ariko yiganjemo igitsina gore twazamutse ahantu mu mabuye kuko twumvaga nta muntu washoboraga kwemera ko umuntu ari bufate umuhora akagutema nk'abagore noneho twumvaga abagore bumvaga bari bugende bagasaba imbabazi ati nyaboneka duhetse abana bakazana nyine ya marangamutima y'abagore hanyuma bakatubabarira abagabo bo bari banyuze indi nzira yo hepfo y'iwacu ntabwo tuzi aho bari bagiye kwihisha ariko bo nyine bari babizi yuko aribo bashakishwa kurusha abagore ubwo twavuye aho turiruka njye na mama na musaza wanjye urumva mama yahise asiga abandi bana be afata jyewe na musaza wanjye kuko nitwe twari bato hanyuma turazamuka ahantu hari ikawa nyinshi tugenda turenga ingo z'abantu twari duturanye hanyuma tugera ku rugo rw'umugabo witwa Muheto twari duturanye ariko ntitwari duturanye neza hari ruguru ariko abantu ba kera baraturanaga niyo yabaga ari mu birometero 10 mwabaga muziranye turagenda tujya aho kwa Muheto twinjira mu kizu bari barimutsemo jyewe na mama na musaza wanjye tumaramo nk'amasaha 3 burira turaramo bigeze nko mu masaha 8 z'ijoro interahamwe zarabyukaga zikajya guhiga of course uwo mugabo witwa Muheto araza dusanga muri iyo nzu kugira ngo amenye ko turimo mama yararwaye inkorora arakorora Muheto azaje kureba abantu barimo tuhageze mama aramubwira ati ntutwice tubabarire Muheto arakinga aragenda agiwe atuzanira ibyo kurya ntabwo twabashije kurya kuko buri wese yari amaze gufiringa ko ari bupfe twarayemo aho mu gitondo nka 11:00 dutangira kumva induru z'abantu dutangira kumva imirindi y'abantu banyura imbere y'aho ngaho twari twihishe dusohokamo turagenda ubwo abo bantu birukaga harimo bakuru banjye harimo n'umugore wa oncle n'abandi badamu twari duturanye dusohoka muri icyo gihiriri njyana n'abo bakuru banjye bageze imbere kuko bari basohotsemo batangiye kwiruka hakiri kare mbere yanjye nge nasohotsemo nyine bo birutse basa n'abansize ndagenda njya ahantu mu muringoti ndyamamo kuko hari interahamwe nyuma ziri kubirukankana njya mu muringoti ndyamamo hari uruyuzi rusa naho runyoroshe banyuraho basimbuka umuringoti bakomeza kwirukanka nabo twari kumwe imbere icyo gihe nibwo mperukana na mama na musaza wanjye hanyuma interahamwe zimaze kugenda nza kuva muri wa muringoti kuko nabonaga uruyuzi rutanyoroshe nk'uko nabishakaga ndagenda gake gake ngera ahantu mu ikawa mpasanga mukuru wanjye aho yari yihishe n'umugore wa oncle n'undi mudamu twari duturanye witwa Mukabugingo ndagenda twicara muri izo kawa ndibuka ko umugore wa oncle yari afite amarubumu na za Bibiliya iwacu bakundaga gusenga cyane hanyuma twicara muri izo kawa hashize iminota 15 twumva umuntu araboroze iruhande rwacu arataka cyane ndahaguruka kugira ngo ndebe gutema barimo barambwira ibyari byo niba ari nabyo koko nkireba hepfo mbona ni wa muonkere waje iwacu kutuburira
ubona niwe urimo gutema cyangwa niwe urimo niwe bari barimo baramutema. Yari muremure, ni ukuvuga ngo babanje bamutema amaguru, arataka cyane kuko umugabo wamutemye ni umugabo mugufi pe. Amutema amaguru, amutema mu nda, aherukiriza ku mutwe. Numvishe umutima wanjye uvuyemo, mpita nicara mbwira mukuru wanjye n'umugore wa onkle, ndababwira nti ni Karaveri barimo gutema. Umugore wa onkle yahise arira. Amaze kurira yarakikiye umwana muto, umwana niba yararebye nyina mu maso nawe akagira ubwoba ararira. Arize cya gitero kitumanukiraho. Hari igitero ruguru aho ngaho cy'abantu bambaye amashara, abandi nabo batambaye, ubareba mu maso nyine ukabamenya. Batumanukiraho, baraza basanga, ubwo nta kindi twakoze, twahise turyama kuko twumvaga bari buhite badutema nta kindi. Bari abagabo benshi, bari bavuye ngira ngo mu wundi murenge kuko uwo bagendaga bafata wese ubwo onkere yari atarapfa kirimo kugongera. Baraza badusanga aho. Ibintu byabereye aho ngaho akenshi iyo ntangiye kuvuga kino kintu numva nongeye kugira ubwoba muri njyewe kuko habereye ibintu mba numva ntashaka gusubiramo nk'umwana muto. Baraje urumva nk'igitsina gore cyari aho, ntabwo bashoboraga guhita bisha igitsina gore batabanje kubakoresha ibyo bumvaga bo bifuza. Baraza abagabo bose uko bakabaye, noneho barangije barasoza nyine ibyo bari barimo. Ngewe numvise ngiye guhera umwuka, ndababwira nimutubabarire, ntabwo tuzongera kuba abatutsi, ntidufite n'imbunda mu rugo. Nari mfite abaonkere babiri bagiye mu nkotanyi, ariko nk'uko nakubwiye abantu bose bari babizi yuko iwacu bari babizi ko jenoside izaba. Hari umuonkere umwe wasigaye, yari yarafashe ibintu byose yari atunze iwe abishyira mu kintu cy'ikimare, aracukura abitabika hasi, ngira ngo yari azi ko atazapfa akazagaruka akabisanga. Nk'umwana muto ibyo bacukuraga bazi ko ntabireba, ariko kubwo kurembywa n'interahamwe nahise niyumvisha ko Byomba ashobora kuba muri icyo kimare yarashyizemo ibintu wenda interahamwe ziri kutubaza. Njye numvaga ko nimbabwira ko hari ikintu tugiye kubaha bari buhite batubabarira. Mu by'ukuri kuva mvutse nari ntarabona imbunda, nta naho nyizi, ariko ntabwo nzi ahantu nakuye kubabwira ngo nibaze tujye iwacu njye kubereka imbunda ariko batubabarire. Ati ibyo nibyo twashakaga. Noneho turahaguruka turagenda. Ariko umugore wa onkere naje kubwirwa nyuma nuko yari afite umwana mu nda. Turahaguruka dusa nkaho tugiye kubereka nyine izo mbundi iwacu, ariko umugore wa onkere na mukuru wanjye bo ntago bashoboraga kugenda, cyane cyane mukuru wanjye we kuko yari yangiritse pe. Bivuga ngo muri ako kanya babafashe ku ngufu, mbere yuko banabica, mbere yuko banabagira gute, barabanje bafata ku ngufu. Yago hari ibintu umuntu atsinda ntabe yakabivuga byose ko byakabaye, ariko nyine ngira ngo uri umunyarwanda ushaka kuvuga uracyumva. Yego. Ubwo mukuru wanjye we kuko bari benshi ntago yashoboraga gukandagira, wabonaga nyine ameze nk'ugiye gupfa kuko igikorwa cyamaze umwanya munini cyane. N'umusimburanaho. Turagenda tugeze ruguru ahantu hari amabuye menshi, tuhasanga musaza wanjye n'undi mukuru wanjye. Nkuko nakubwiye nyine iwacu twahunze mu bice, kuko mama yaratubwiye ngo nimutatane ntimugendere hamwe wenda haraza kugira abarokoka. Turimo tumanuka tugiye kubereka ibyo nari nabapromisinze, nahasanze mukuru wanjye na musaza wanjye bihishanye ariko babavumbuye.
ikindi gitero cyaturutse hirya nacyo cyari cyabavumbuye. Tuhageze abo bagabo nyine bigamba cyane baravuga ati aha tugize Imana tubonye abakuru muri bo. Kurumva iyo babonaga umwana w'umuhungu basaga nkaho babonye nka Satani ngira ngo. Ati tugize Imana turababonye mugiye kubanza mutwereke uburyo mwavutse. Intera hamwe z'iwacu zongera ngo n'umuntu wari waziroze ibintu bijyanye no guhohotera no gufata ku ngufu. Nta muntu bicaga batabanje gukora ibyo ngibyo. Ati mugiye kutwereka uko mwavutse. Ati harya mwaravuze ngo nta hene yurira intama. Nk'ayo magambo agiye barayavugaga ntabwo nashoboraga gusobanukirwa ibyo bashatse kuvuga. Hanyuma barongera barababwira ngo ngaho se nimugire vuba. Musaza wanjye aravuga ati ariko se ko tutumva ibyo mutubwira. Ngo nimutwereke uburyo so na nyoko babigenzaga iyo mwabaga mumaze guhaga amata. Ubwo mukuru wanjye we yari yamaze kubyumva. Abadamu rero urabizi ubwo nyine yaravugaga ati ibi ngibi nitubikora barahita batubabarira ntacyo bitwaye. Akuramo imyenda umusaza wanjye aguma ahagaze. Umugabo umwe aturuka inyuma araza aramuniga ngo ntago wumva icyo mvuga. Sha arahagarara arababwira ati byose ni ugupfa no gupfa. Ntabwo nakora ibi bintu. Muri make bashakaga ko umusaza wawe arongora mushiki mukuru wawe. Yego. Ubwo ni mushiki we. So urumva niba bavuze bati nimutwereke abatutsi iyo mwabaga mumaze guhaga amata uko basona banyoko bababyaye. Kongera bakavuga ngo nta hene yurira intama. Ubwo urumva nyine nibyo babaga bashatse kuvuga. Umusaza wanjye yarababwiye ngo nasenze ndi mu biganza by'Imana. Nzi neza ko ijoro ndifite kuko yari umurokore. Ngo nimunkorere icyo mushaka. Ngo ariko ntabwo ngiye gupfa nabi. Umugabo yamuturutse inyuma. Hari ahantu hari amabuye. Hasi hari andi mabuye kari akantu kameze nk'agasozi. Amuturuka inyuma. Araza amukubita umuhoro ku ijosi. Amukubita undi mu nda. Aramusunika. Yagoye agiye atembagara kuri ayo mabuye. Aragenda agarukira ahantu hasi ategwa n'ikindi kibuye kinini. Umutwe utakara hasi. Kamera. Ngewe nibwo natangiye kumenya ko gupfa byatangiye. Ibyo bindi byo twarabirebaga twakorewe tukavuga tuti buriya bari butubabarire ntituri bupfe. Ariko narebye umuvu w'amaraso atembye. Ndeba ukuntu umusaza wanjye igihimba gisigaye ukwacyo umutwe utembagaye ukwawo. Ntangira kwemera ko ibintu byakomeye. Ubwo baradushoreye. Yego. Baradutwara. Tugera nyine hahandi nari ngiye kubereka imbunda. Ubwo musaza waguye aho. Yego. Mwe murakomeje. Twe turakomeje ariko uwo mukuru wanjye bari bamubwiye ngo asambanye. We baramusigaranye. Manukana na wa mukuru wanjye wundi utarashoboraga kugenda. N'umugore wa onkere n'umwana we. Turamanuka tugeze mu rugo. Nabanje no kuhayoberwa kuko bari bahatwitse. Havuga se niho cyangwa ntago ariho. Ubwo aho hantu bambyomba bari baracukuriye ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo nari buhibuke. Nagendaga mpfa gushakisha ngo nimucukura ahanga. Ngize Imana aho bacukuye baba ariho bahita babigwaho. Ubwo abantu b'iwacu twari duturanye nabo bari baje nyine bose bareba. Baracukura bya bintu babigeraho basanga nta mbundi irimo. Ariko ko harimo ibintu by'agaciro nyine ubwo urumva umunezero wahise uba wose kuko ntabwo bicaga abantu. Gusa babaga bashaka no gusahura ibyo batunze byose. Basangamo ibintu by'agaciro barabigabagabana. Ubwo basanzemo iki? Hari harimo imyenda Mbyomba yari yarakoze ubukwe yambaye n'iy'umudamu we n'amaradiyo n'ibindi bintu by'ibyuma mu rugo twari dutunze. Utuntu twose nyine uba ubona ko dufite akamaro mu rugo. Hari umugabo w'iwacu witwa Kayinamura. Afite na murumuna we ngira ngo witwa Mutarambirwa. Abo bantu nagiye iwacu kwibuka usanga basengera mu rusengero rumwe na Mbyomba wanjye. Abo batwaye
ibyo bintu bye kuko Byomba yarakijijwe nta kintu nabashije kumubwira naracecetse ndabareba gusa kuko urumva umwana w'icyo gihe nta muntu uba azi ko hari ibintu wibuka ariko mbivugiye kuri kamera ndabagaya bashobora kuba bazi ko ntabizi ariko ndabagaya niba bandeba ndabagaya pe nuko bamaze kubigabagabana baratuzamura batujyana ahantu bari bise ku iseta y'abatutsi turagenda tugeze ruguru umugore wa Byomba kugenda biramunanira araryama aryamye bashaka koza kongera gukora n'ubundi ibyo bari bamukoreye niba bararebye bakabona ni umurambo wenda ari bubagweho mwaka umwana kuko ngiye muri bo ninjye wasaga nkaho ngifite akabaraga mwaka umwana ndamuheka turakomeza turazamuka tugera ruguru y'iwacu hari umudamu uhaba najyaga numva bavuga ngo ni umukobwa sogokuru yabyaye ariko ni bimwe by'abantu ba kera bavugaga ariko utazi ukuri tuhageze inyota yari itumereye nabi baragenda bajya kumwaka irangamuntu ngo barebe ko ari umututsi tumusaba amazi yo kunywa arayatwima kandi ngo ari umwana wa nawe ndamugaya yagonda ashaka kuzajya kwibuka iwacu nkabavuga amazina kuko kuvuga ibyo byose byaba ntabwo nari natanga ubuhamya iwacu kuko ubu nibwo mbashije kugira imbaraga zo kuba nashobora kuvuga komera cyane turazamuka tugera ku iseta y'abatutsi tuhasanga abandi bagore benshi batubeshya ngo batanze ihumure ry'abagore yego twicara aho ngaho haza umugabo wari konseye witwa Hakizimana aratwicaza ari naravuze ko iri zina ntazarivuga ariko ndarivuze kuko ubu ngubu njye nsigaye numva nta kintu nahisha uwo Hakizimana afite umugabo twakoranye umwana we twarakoranye ariko ntabwo yigeze amenya iwabo baraduhemukiye pe ariko nakoranye nawe nkajya mukorana na protocole kandi ubizi ko yago rwose nkakora ibisabwa byose nk'umukozi kandi nzi neza ko iwabo aribo batumye mera gutya papa we yaraje aratubwira ngo nimuryame turaryama bahera ku muntu wa mbere bakubita ifuni kandi ngo batanze ihumure bageze nko kwa 15 njye mvamo ndiruka nkizwa n'amaguru ibintu byanjye bya siporo byankurikiranye nkiri na muto kuko nkiri muto nari nzi kwiruka pe umugabo aza nyirukanka inyuma ngeze aho numva ndarushye nari nshonje nari mfite inyota umugongo wari wajanjaguritse amaguru numva gatitira ntabasha kugenda ndahagarara ndamugana ntusubize hariya nyicira ahangaha arambwira terega ati so yigeze kongerera neza ati ndashaka ikintu numva nakora nibuze cyatuma ngaragaza yuko so yigeze kongerera neza ati kandi na sogokuru wawe nta muntu yigeze ahemukira aramfata ansubiza hahanda nkuye aragenda arababwira ngo uyu nguyu ngo ntimumwice n'umwana wanjye ubwo abandi bavuze ngo batanze ihumure ko barimo barabica yego ati ni umwana wawe se mu buhe buryo ngo ni umwana wanjye ngo nari narabyaye mu batutsi barambaza ngo uri umwana wanjye ndi uwa Gashumba bose bavugiriza induru rimwe wavuze izina ritandukanye n'uwo mugabo uri mu kwiyitirira njye navuze izina rya papa nyirizina yego ye baba we noneho mba nikozeho umugabo arababwira ati reka atashobora kuba atabizi kuko urumva yakoraga ikintu icyo ari cyo cyose ikinyoma icyo ari cyo cyose yari afite muri we yashoboraga kugikora yego yashoboraga kukivuga kugira ngo ndokoke kuko naravugaga nti ndi umwana
ibyo byose ntabwo bari bunyice, barabase bampora iki. yego Nuko noneho umugabo arababwira ati umwana arabeshya, ati uyu uko muzi abantu bo kwa Gashumba, ati uyu mwana murabona asa n'uwo kwa Gashumba koko. yego Hanyuma barangije barambwira ngo genda utwereke ngo abantu uzimo hariya muri bariya baryamye hariya. Ndagenda mbereka bakuru banjye, mbereka umugore wa marume twari kumwe, bati ngaho ngwino turebe kuri umuhutu, ati tugiye kuguha ikigeragezo, nugishobora turahita tumenya kuri umuhutu. yego tukureke. Yego bari bafite inyama aho ngaho, bari barimo barotsa. By'ukuri nta muntu washakaga kumenya ngo ni inyama z'iki, nyine ubwo nibo bari bazizi. Bampa agace gato k'inyama ariko mbisi, barambwira ngo rero umuhutu arangwa no kurya, ngo ngaho rya. Yago nashakaga kurokoka, ndayifata ndayirya. Inyama mbisi urabizi ko ni umunyu musa, ntabwo nagiye kwita ngo ni iy'umuntu cyangwa ni iy'ihene cyangwa ni iy'ingurube, narariye kuko nashakaga kurokoka. Noneho uwo mugabo barangije bahita bamubwira ngo ngaho ufate ishyano ryawe ujyane, ngo ubundi uyu nguyu ngo niyo yaba ariko uyu mwana ntabwo ari uwa Gashumba, ngo nta mwana wo kwa Gashumba ureshya atya, kuko iwacu bari abana barebare cyane, ngo no kwa sekuru Ndekezi, ngo uyu mwana ntabwo ari wo mu muryango wo kwa Ndekezi. Bafata intoki, bafata ibirenge, barareba hose. Njyewe nanihanganisha abantu barokotse mu buryo nk'ubwo narokotsemo. Abantu benshi buri ugiye kutureba usanga twaragiye turokorwa n'uko twasaga. Hari abantu nuko wareshyaga, n'ukuntu bakugereranyaga nabi iwanyu bakabona ntabwo muri bamwe, kandi mwabaga muri bamwe kwa so na nyoko. Ni ibiba byashatse kuba kugira ngo Imana ikorokore. Uwo mugabo aramanura antwara iwe, nsiga barimo bica aho ngaho, ariko ubwo ngo haza umugabo arababwira ngo nimutange ihumure, abagore n'abakobwa mubareke bazagwa ahandi. Naramanutse ngiwe ampisha mu mwobo, yari afite umwobo iwe munsi y'igitanda, ntabwo nzi ngo uwo mwobo wahamuraga iki. Naragiye mbamo kuko hari umwobo muremure, akajya akingishaho ishuka. Yari afite abagore babiri, nko mu ma saa saba z'ijoro akanzanira ibiryo nkarya, ariko se ugira ngo warya? Nta muntu waryaga icyo gihe. Mbamo akajya ajya guhiga, akaza nimugoroba akanyongorera ati kanaka yapfuye na kanaka yapfuye. Noneho abagore n'abakobwa bo ku murenge w'iwacu haje kuza umusirikare wabaga kwa Habyarimana, wo mu rugo rw'aho twari duturanye hitwa kwa Kagaba. Araza, ubwo babatwara muri urwo rugo rwo kwa Kagaba. Uwo mugabo araza w'umusirikare atanga itegeko ko babica. Bari abantu bageze nko kuri 80. Abakobwa n'abagore b'iwacu bose maho ngaho babata muri icyo cyobo cyaraho. Wari urimo? Oya, njyewe wibuke ko nari ndi mu mwobo kwa wa mugabo wanjyanye kumpisha. Njye navuye muri ba bantu batemaga. Uriruka? Yego. Yego. Icyo cyobo cyari cyarateguwe nacyo? Icyo cyobo of course ubwo cyari cyarateguwe, kuko ntabwo numva ukuntu icyobo cyakwiriyemo abantu 80, kuko bose hari n'abo bashyizemo batabatemye, ubutaka bukidiha. Abantu b'iwacu benshi cyane njye ndabagayo. Uwo mugabo witwa Kagaba arahari, nyir'urwo rwobo mu rugo iwe. Uwo mugabo, uwo muhungu we w'umusirikare mu ngabo zo kwa Habyarimana waje agatanga itegeko ngo nabice, ngo inkotanyi zibamereye nabi, ngo inkotanyi ngo bene wabo baratuzonze, ngo nawe ubitsa abatutsi hamwe. Uwo mugabo yaje gupfa, ariko papa we aracyahari. Abantu bose hafi ya bose b'abagore baguye muri uwo mwobo. Umuntu wavuyemo ntibamujugunye muri uwo mwobo ni mama wanjye, ko yavuyemo arirukanka bamutema ibirenge ku buryo yagize n'igihe cyo kujya gupfa agendesha ikirenge kimwe. Muri uwo mwobo rero aho uwo mugabo yampishe, hageze igihe inkotanyi ziraza, ariko mbere y'uko inkotanyi zija yarabanje nawe aranzonga,
hari umuwonkere nakubwiye warokotse, umuwonkere wari ufite umugore, uwo mugore nyine twasitaragoringanaga kuva mu ntangiriro. Uwo muwonkere yarahigwaga cyane kuko abandi bakuru be bari baragiye mu nkotanyi, ubwo burumva baramushakaga kugira ngo abahe amakuru. Yego. Ijoro rimwe rero bafata ahantu ngo yari yihishe, bafata ikote rye. Wa mugabo wampishe araza aransarana ati ngwino ujye kutubwira aho nyokoro mari, kandi ati sohoka mugende. Yarampishe ariko nta n'umuntu wari uzi ko mba muri uwo mwobo, n'abagore be ntabwo bari babizi pe. Yarandwaniriye ishyaka ariko uwo munsi aramerera nabi. Ndambwira nti wambabariye. Noneho kubera guhina amavi mu mwobo no kuzamuka, najyaga kuzamuka nkumva ntibiri gukunda, nkumva amagufa arasa naho ari guturagurika. Ndambwira nti wambabariye, ntuse ngenda amenya njya kumushakira hehe koko. Arantonganya arambwira ngo reba ngo naguhishe ngira ngo nkugirire neza, ngo none bene wanyu ngo reba ngo ibintu barimo baradukorera, ngo inkotanyi ngo zigeze ngo Nyakarambi ngo ziza kutwica, ngo ubuse ngo twe ngo twaba twararuhiye iki, ngo ngwino nawe ugende ujye gupfana n'abandi. Nanga kuvamo. Iryo joro ndaramo, hashize iminsi 3 nibwo bavugaga ngo inkotanyi zaje. Jewe rero nk'umwana numvaga inkotanyi ziri buze, abo bawonkere babiri ari jewe bari buze kuza guhita bashaka bakankura aho ngaho nkagenda nkarokoka. Ubwo ntuzi amakuru ya papa, ntuzi amakuru ya mama, nta muntu n'umwe narize amakuru ye. Duherukana icyo gihe. Noneho inkotanyi zije, araza nsanga muri wa mwobo, barambwira ngo sohokamo, ngo ugende. Abagore be bari ku rundi rugo rw'undi mugore mukuru. Ati sohokamo ugende, wongere ugaruke, ugere nka hariya ruguru kugira ngo udahura n'abantu, hanyuma ugaruke ndaguha ibintu wikorera, tugende tuvuga ko waburanye n'iwanyu. Nabigenje uko, ndaza ampa umwana mukuru wabo, yari mukuru, yari afite nk'imyaka 6, ndamuheka, bampa n'ibintu byo kwikorera by'imizigo, mpungana nawe tujya Tanzania. Turagenda tugeze ku Kagera, kuko kuva iwacu ugera ku Kagera ntabwo hari kure, hari urugendo, ariko kurikije n'imyaka twari dufite ntabwo rwari urugendo wavuga ngo ni rugufi. Turagenda tugera ku Kagera, mbanza no kugwa mu rufunzo, nza no kuhakura ibikomere by'umugongo. Urumva wa mugongo watesetse muri cya gihe, guheka umwana, kugwa mu rufunzo, mbega njye nagendaga apfa ariko nkabona simpfuye, nkongera nkabaho. Nuko tugeze ku cyambu, hari ibyambu bibiri, hari icyambu bitaga icya ruguru n'icyambu cy'epfo. Icyambu cya ruguru nta mututsi wanyuraga aho hantu. Wibuke ko njyewe nahishwe n'umuntu, abagore be ntibabizi, mpetse umwana, nikoreye imizigo, bazi ko ari umwana waburanye n'iwabo, nta nubwo bazi ko nigeze nihisha aho ngaho. Nuko kuri icyo cyambu cya ruguru numva abantu bari gusakuza cyane. Ubwo twarahageraga, bakabanza bakambutsa abantu bamwe, tukagenda mu byiciro. Njya kureba abantu barimo gusakuza, ndagenda nkihagera, nkihahinguka, mpasanga ni mama na mukuru wanjye. Wa mukuru wanjye bashakaga ko musaza wanjye aryamana nawe, ubwo aho baje kuhamukura ngo umuntu yaramutwaye amugira umugore. Wibuke ko mama yari ari muri ya mirambo, muri cya cyobo bajugunyagamo abantu, avamo ariruka. Yagiye yiruka ngo agenda baririza ahantu babohoje umwana we ngo amukureyo. Ahageze baticara aho ngaho tuguhishe. Wowe nta kirenge ufite, uriruka se urumva uzagarukira he umwana turamuguha ngo bigende bite? Aho bari baramubohoje, ubwo urumva yari amaze no gutwita, kuko mana ni ibintu umuntu aba umuntu aritwa ko kubohoje, aritwa ko agufashije, aritwa ko aguhishe, ariko akagukorera n'ubundi yicara urubozo rindi. Mama yaraye aho, ngira ngo bajya bambwira ko ngo yaharaye iminsi 2, hanyuma uwo mugabo aza kubambutsa. Hanyuma nyine njya kureba abantu basakuza, mpageze nsanga ni mama na mukuru wanjye, ariko ndihisha kuko mama iyo mbona yari kuvuga ati munzanire umwana wanjye gupfana. Nihisha inyuma y'abantu, bafata mukuru wanjye
baramutema bamujugunya mu mazi ko nabonaga yarahindutse yaba yarabaye igikara sinzi ikintu yari yarabaye bamunaga mu mazi mama nawe baramufata bamugubanura ijosi bamunaga mu mazi njye ngenda nirukanka mvuga ngo hatagira undi muntu umenyera ahangaha akahita anyica wa mugabo ntabwo yari azi aho nagiye ngenda niruka nenda gucika umutima mpita nikubita mu bwato bwari buri kwambutsa imizigo kuko numvaga umuntu uri bumenye aho ngaho ari buhita anyica kuko naravugaga nti byanze bikunze barimo barareba abatutsi barahita bamenya nanjye ninjira muri ubwo bwato bw'imizigo ndagenda ngeze mu mazi hagati yagongeye kubona mbona mama ari kurwana n'amazi arazamuka araza ashaka gufata ku bwato nari ndimo ubona nyine agenda arwana kurumva ntabwo bari bamutemye bari bamugubanuye ijosi umusare aramukatira iyo nza kuba nzi koga nari kwijugunya mu mazi nkamukuramo nanga kubwira umusare ibintu bibaye mama arongera acubira hasi wanga no kumbwira ko ari mama wawe ntabwo nari kubimubwira ko yari guhita ntama aho niho mperuka mama ntekereza ko nshobora kuba mfite nk'ihungabana kuko hari igihe njya numva nzahura na mama wanjye kuko ntabwo namushyinguye mpora iteka ryose nibwira ntiburiya yaratembye wenda urufunzo se ruramufata wenda buriya wasanga ariho ariko ni bimwe nyine by'amabura kindi ubwo yaje gupfa sinzi impamvu iyo sura buri gihe ingarukamo hari n'ubwo njya mbaza Imana ni kuki ibi bintu buri gihe bihora bingarukaho akenshi baryamye nkongera nkabona ya sura azamuka ajya gufata ku bwato buri gihe nyine intoki za mama zimpora mu maso agiye kubufata umuntu ntabwo aba yaje hano kurira ariko uravuga nyine wagera ukumva hari aho byanze umusare yaranyambukije ndageragera ku nkombe hakurya wa mugabo wampishaza nkurikiye yibaza impamvu nijugunye muri ubwo bwato abanyarwanda mutubabarire hari igihe bigeraho ukumva amagambo yo kuvuga arabuze nyine turarira tuzahora turira kuko ibituriza birahari utatwumva yaba afite ikibazo ariko umuntu aragerageza agakomera wa mugabo yaje ankurikiye ngera ku nkombe hakurya ntekereza ibintu bibaye nkajya ntekereza ko ndimo nko kurota umugabo arambwira ati kuki winjiye mu bwato tutanishyuye buriya uriya mugabo iyo akuroha winjiye mu mizigo y'abandi uradusize kandi twari kwambukana ndaruca ndarumira nanga kumubwira ibintu bibaye arambwira ati guma aho ngaho ntiwongere kujarajara icyambere nakubuze sinzi aho wari wagiye naho uziye wambukanye n'imizigo y'abandi icaraho ntiwongere kugira aho ujya uba mugeze hakurya kwa mwari mushyikiye hari he Tanzania urumva we umuryango we wari ukiri hakuno mu Rwanda njyewe ninjye wari ugeze hakurya nagiye nyine nirukanka ngo batamenya arambwira ati abantu bose bari kuza hano ntabwo uri bubure umuntu ukumenya ati baze bakwiciye aha hari agatente kari aho bari barimo bakiriramo abantu arambwira ati genda wicare inyuma hariya kuko abantu b'iwanyu mu murenge barimo barambukana ababonye wihishe asubira mu bwato asubira hakuno kuza gutwara umuryango we ariko ntabwo nahicaye nahise mpaguruka nsubira ku Kagera
Yago Akagera kari karimo imirambo ntabwo washoboraga kubona amazi. Abantu urabona iyo umuntu amaze iminsi mu mazi ahinduka, umubiri uragenda ugahinduka nk'uw'abazungu, inda zabyimbye, imisatsi yapfukaguritse. Ndagenda nsubira ku Kagera, nari njyanywe no kwinagamo kuko natekereje ibintu bimbayeho. Ntekereza ukuntu nshobora kuzajya Tanzania ngapfirayo, ntekereza ukuntu nshobora kugaruka nkasanga nta muntu n'umwe w'iwacu uhari, ntekereza ubusobanuro nzaha abo bagore b'uwo mugabo turi kubana, ntekereza ukuntu nzajya gusobanurira abantu uburyo nageze muri urwo rugo. Ndavuga oya reka mpfe. Ndongera ndavuga ntago ndi buharenge batahanyiciye, kuko abantu benshi b'iwacu barimo barambuka kandi byanze bikunze bari bumbone banyicisha umuhoro. Reka ngende ninage mu mazi. Narahageze ndeba imirambo iri muri ayo mazi, ndeba ukuntu udashobora no kwigizayo umuntu ngo uyore amazi n'urushyi. Ndavuga nti narwo uru rupfu narwo ni rubi, urwo mama apfuye, urwo mukuru wanjye apfuye, ubu nanjye ruba ari rwo runyica se. Ndongera nsubira inyuma, ndagenda nicaraho wa mugabo yanyeretse, araza twaraye aho ngaho, buracya turagenda dukomeza muri Tanzania. Mbana nabo nk'amezi nk'abiri. Rimwe njya ku iriba kuvoma, mpura n'umudamu w'umunyambo, niba ari umunyambo simbizi, yavugaga akanyarwanda gake n'igiswahili. Arambwira ati hariya uba, ati mupfana iki? Ndamubwira nti ni kwa papa na mama. Atoya, ati wewe ni Mututsi? Ndamubwira nti oya, igiswahili si cyo nari nkizi, ni hafi ya ntacyo. Ati ntabwo ari kwa papa na mama wawe, ati kuko barakumbwiye, ati kandi bari abagore barashaka kukwica. Kuko icyo gihe nyine turi aho mu buhungiro, abana babo babiri bari bamaze gupfa. Abagore niba baraje kuvumbura uwo ndi we ntabwo mbizi. Ubwo mva ku iriba, ambwiye atyo ndagenda mfata agakanzu k'umwana wabo ndakambara ndagenda. Ubwo aho ni muri Tanzania? Tanzania, ahantu na hamwe ntazi. Ndagenda bunyiriraho ngenda, yazawumbura umuhanda, nurira igiti, ndaramo. Burongera buracya imvura iragwa, nirirwamo, ndongera ndaramo. Numva ntangiye kuziba amatwi, sinjye numva. Nicaye mu giti mfashe ku ishami ngo ntahanuka, ariko umutima umwe ukambwira ati wamanutse ko wenda ushobora guhura n'intare ikakurya. Undi mutima ukambwira ati guma aha, ntuzabura umuntu uza akaguhanura ahangaha akakwica. Undi mutima nawe ukambwira uti gumira ahangaha inzara izakwicira. Kera kabaye numva akajwi k'imodoka, ngenda nkurikiye iryo jwi ko nshobora guhura naryo. Uko ngenda noneho ikomeza guhinda cyane, ndagenda mbona undi muhanda uhingukamo uwo nari ndimo, mbona hari gutubika imodoka y'umweru. Mpita nicara mu muhanda ngo ingonge. Baraza bangezeho barahagarara, yari imodoka ifite icyapa cya Croix Rouge, hari harimo umuzungu n'undi mwirabura, ariko umwirabura uzi ikinyarwanda gike. Ambaza iyo njya n'iyo mva, ndamusobanurira ko nanga kumubwira ko ndi Umututsi. Ndamubwira naburanye n'ababyeyi banjye. Banshyira mu modoka banjyana ahantu hitwa Ngara, Tanzania. Ndagenda ngeze Ngara, bandaza mu kigo cya gipolisi. Harimo abantu ngo bitwa basungusungu, ntabwo mbyibuka burema. Ndarayo, bukeye mu gitondo baraza barongera bampakira imodoka, ariko mbere yuko banjyana barambwira ati ababyeyi bawe ubwoko bwabo bwari ubuhe? Ariko kubera ko njye nakuze nzi ko abantu bafite amazuru manini ngo ni Abahutu, kuko no mu gihe cya Jenoside barabanzaga bakatureba amazuru n'intoki. Nanjye ndebye uwo mugabo mbona afite izuru rinini, ndavuga nti rero reka mubeshye, ariko wenda uyu muzungu ari bundokore. Ndamubwira nti papa wanjye yari Umututsi, nti mama wanjye yari Umuhutu. Ariko ibyo nk'umwana ntabwo nashoboraga kwibwira ko iso niba ari Umututsi nawe uri Umututsi. Ubwo numvaga nyine niba ndi imvange barahita bambabarira. Yego. Bahita bavugana hagati yabo ngo ubwo bari imvange, ngakoreka tumujyane mu nkambi ya Kibondo.
noneho bakirimo gushidikanya umugabo ahita ambwira ngo abwira mugenzi we ati cyangwa tumujyane Burigi uzarokoka Imana sinzi ibintu igukoresha pe sinzi ijwi ryambwiye ngo babwire bakujyane Burigi ari Burigi sinari impazi ari Kibondo sinari impazi nta hantu na hamwe Tanzania narinzi ndababwira nti munjyane Burigi ngo Burigi urumva ariho ushaka ngo ari bene wanyu wabonayo ntiburiya wasanga nababona turagenda mbere yuko tugera Burigi banyura mu nkambi ya Benako mpasanga abantu b'iwacu imodoka bayiha amabuye bati izo nzoka murazidukurikije uyu mwana nuko akana barongera batse imodoka ngira ngo aho bari baje nko kuhafata lunch duhita twongera turagenda twagenze nk'iminsi 2 kugira ngo tugere Burigi hanyuma rero ngeze Burigi mpasanga impunzi 5 9 n'abandi bantu bari bazi sogokuru mbana nabo ariko nararwaye bwaki umva umwana w'iyo myaka arumenyereye gutungwa n'amata kuko iwacu amata y'ubwoko bwose twaranywaga n'umuhondo narawunywa nari menyereye kurereshwa amata menyereye kurya neza ndwara bwaki hanyuma uwo muryango bari bampaye ngo ujye unyitaho ukazajya unjyana mu kigo kunywa ibintu bituma nyine nongera kugarura umubiri ariko nari mfite ikibazo cyo kutunamuka nkahisha buri wese icyo nabaye kubera ibyo bibazo byose nyine nari nararwaye umugongo nagira ngo ndunamutse nkumva ngo turi izo mpunzi rero bari barampaye ngo mbane nazo nizo naje guhungukana nazo ndaza ngeze iwacu nyine nsanga nimbaruko ugaruka wagarutse ryari wasanze bimeze gute mu rugo Ikibungo naragarutse njya mu nkamba aho bakiriraga izindi mpunzi noneho mpageze mpasanga umugabo wakoraga muri izo mpunzi arambwira ati none umwuzukuru wa Ndekezi ndamubwira nti yego ati rero hari mukuru wawe warokotse kuko hari mukuru wanjye imfura ya mama we yari yaravukiye Tanzania rwarakubise warambuka arigendera aza guhungukana na mubyara wacu wabaga Tanzania ati hari mukuru wawe warokotse ati hari na musaza wawe warokotse ugukurikira ntekereza ukuntu uwo musaza wanjye yarokotse n'ukuntu twaje kumunyuraho turimo tumanuka tujya kwerekana izo mbunda z'iwacu tukamunyuraho bamwambitse ipine bagiye gucana bamenyeho esanse ndavuga se ubu yarokotse gute mbonjya mu nkambi urabizi iyo ugeze mu nkambi nyine batangira kugushakira abantu bagiye barokoka ariko ubwo abo b'iwacu barokotse nabo bari ibisenzegeri ntawe ari gutunga undi hanyuma tugenda tubona abantu bake bo mu miryango y'iwacu bavuye Tanzania abakecuru bashaje abavuye Uganda nuko baraturera nyuma yaho rero nibwo naje kuza kujya mu kigo cy'imfubyi hehe ntabwo cyari ikigo cy'imfubyi Komuteri ni ahantu habaga abana b'abakobwa twafashwaga n'ingabo z'igihugu na First Lady twakundaga kuhita muri famiye mu Mararungu waba ushaka kugura subscribe watch time na views byo kuri YouTube ese waba wifuza kugura likes followers views comments byo kuri Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media ku bindi bisobanuro waduhamagara Your pressure is our focus. Waba ukeneye gukora video gukora indirimbo gukoresha amafoto ndetse n'ibindi igisubizo twakizanye Ishimwe Studio yonyine ishobora kubigufashamo duhamagare tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok like aba followers ndetse n'ibindi ukeneye kwamamaza twandikire nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose The Mixer TV make you assure your future